aroniga icyambere ni irresponsabilité, no kuvuga kudakora inshingano, guharirana inshingano. Abagabo bagenda bakirirwa baryamye, abagore bakirirwa aribo bakorera urugo bonyine, akirirwa yirya akimara, akajya kugikwa, akajya kunyanya, akiruka imisozi yose, umugabo yigaramiye mu rugo aho ngaho. Ibyo nabyumvaga muri Kongo, ariko mu Rwanda sinarizi ko bihari. Abagabo babaye ba irresponsable, agaharira umugore we iby'urugo. Nyir'ubunzu yaza nyir'ibyondo akamubwira ngo baza umugore. Hari umugore wambwiye ati reba kiriya kigabo kirambwira ngo nibambaza kuko ninjye mugabo w'uru rugo. Nyir'inzu akabyuka, umugore agatinyuka ngo umugabo agatinyuka ngo baza umugore. Nta n'isoni n'ubwami wenda bwajemo imvi nk'ubu bwanyu abagabo agaha nta nubwo yaje no ku kiyede ngo ashake n'igare ngo iyi si irimo amafaranga wizunguje urayabona, akagarama gusa ngo umugore azamutunga. gusa uwo niyigendera uzamurenganya. Niba uhaha, niba uriha amazi, niba urihira abana, niba ubagurira iniforume, niba ugura igiceri cy'umutekano n'isuku, umugore ugasanga yahindutse umukuru w'urugo. Ubirya wumva uri umugabo muri urwo rugo wowe? Mu by'ukuri ubirya wumva udafite isoni? Abagore baraho nabo baraje baharira abagabo inshingano z'urugo bonyine. Ukabona umugore yibereye iwuwa gusa, arashaka guhora atwite kugira ngo adakora. Wamuha amafaranga wajya ku gataro akagenda akagahombya ngo atazasubirayo. Waje mu rugo gukora iki? Urugo ni ugufatanya. Igihe uruhariye umugabo azagera ahaguharara uko ajye guharara abandi. Pariske uzamusaba umunyu, umusabe urusenda, umusabe imyenda yose n'iyakure, umusabe iyasara, umusabe y'inzara, umusabe y'umunyu, azaguharara uko ajye kwiharara. Hari abandi bagore bafite amafaranga. Byose uravuga niki? Aho bazajyaho barayamuha. Ni nabyo byateye aho abagore bose bari kugenda biciraho, abagabo baragiye. Kandi ni ukubera urasaba byose bakagabura muri kugaburira inyana iri mu ruhongore. Ukunda gusenya urugo. Abagabo babona mu kabari buri munsi ntibasiba inyama, ariko mu rugo bashobora kumara ukwezi, amezi abiri ntawe urahumurirwa n'akanyama. Ugasanga kiri kukurara iruhande, kiri gutura inyama na bya bitunguru zo mu kabari biri kumuhumuraho. Umugore araho ntaheruka guhumurirwa na kaburoshete na kamushikaki, undi we arara byigosora mu nda. Wamuzanira ka kawunga atura agapfura agapakara. Umugore n'abana bahorera kawunga, ukagira ngo mu muhogo hatobotse n'isoko y'isosi, bakanywa bakarya kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe niyo ari na bitanu wakore uri kunyura mu kabari, uzana na twa duti ugenda wihanyagura, bakayoberwa ibyo wariye uri kwihanyagura buri mwanya. Abagabo barikunda, bari egoyiste. Ibyo bintu bituma umugore akwanga ntakubwire, bituma yanakuroga ugapfa kuko utamukunda. Kubana n'ikigabo kitakukunda niba egoyiste, uzajya umureba niba uri egoyiste umenye ko akwanga, aragusekera ariko arakwanga. Kwabaga
hamwe bituma ingo zisenya. Gusoza, imyizerere nayo iri mu bituma urugo rusenyuka. Turashimira Imana ko bana bacu mwizera bimwe, ariko twabonye aho imyizerere isenyura ingo. Abagore bakunda gusenga, yagera mu butayu hagira umugabo umukekaho agafaranga nangwa yabonye ari akadamu keza, akatangira kuvuga ati uriya mugabo si uwawe. Imana irambwiye ngo uriya mugabo si uwawe, kandi ugarashaka ngo bazibane. Nabonye ingo zisenyuka gutyo z'abagore bagira ubugoryi nk'ubwo. Uwo mugabo si uwawe yemeye ko muza mu rusengero gusezerana. Uwo mugabo si uwawe akubyariye kabiri gatatu. Imana se yari iyobewe kuvuga ko atari uwawe ntimubane. Ingo zirasenyuka kubera ubuhanuzi bupfuye. Ingo zirashize. Umugore apfa kuba afite agafaranga, abagahanuzi b'abagabo b'i Kigali bakamuhinduranyaho, bamubwira ibyahenehe, bamubwira umugabo ko asambana atabizi, atazi n'iyo biba, bamubwira umugabo ko Imana igiye kumwica ngo bibanire. Ubuhanuzi bupfuye kubera akantu bagushakaho. Uwo yewe Maurice nawe Flavien, Imana yemeye ko mubana. Iyo itabyemera yari ifite ubushobozi bwo kuvuga ngo nimubana, kandi bikanga impamvu ntizari kuba. Ariko abahanuzi bateye ab'inda nini, ababeshya, apfa kukubonaho agafaranga. N'abagore nuko bahanurira umugabo ngo burya kiriya kigore si icyaha, reba ukuntu gisigaye cyaranganye. Umwitegereze yaje ari agasyenteri, nahaga ibiryo utazamwaka, ni wowe uzaba ubiteye, ni wowe uzaba waramugaburiye byinshi. Bana bacu rero, iyi si iragenda ihinduka, ariko ntimuzahindukane nayo. Ahubwo Uwiteka wagize umushinga wo kugira ngo muzabane, azaba ari we ukomeza gukomeza urugo rwanyu, kandi muzabane uhereye none kugeza ubwo urupfu ruzabatandukanya, cyangwa Yesu Kristo agarutse gutwara itorero rye. Iryo ni ryo sengesho tubasengera mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.